bamwohereje iki ya video ari kuryamana na wa musore ambo akajya aryamana nabo bombi uyu munsi akajya ha ejo. Hino nshuti zasonjera mu meze mute umva nibigeze kwica na ubwa mbere banze ukore subscribe ubundi rero uyu munsi ngiye kubwira story umva itouching umutima umva iyi story yabayeho nanjye intouching mu mutima numva neza wagira ngo ningiye bibayeho uti byagenze gute. Ngiye kukubwira story y'ukuntu umukobwa yakundanaga n'abatipe babiri bikarangira umwe afashe umwanzuro wo kumushyira mu mago nyine, noneho uwo wafashe umwanzuro akazamenya ko umukobwa igihe cyose bamaranye yamubeshyaga, bityo nawe agafata umwanzuro wo kugira uti wo kumuta ku murenge ku munsi w'ukwe ntagaragare. Guys, iyi ntuyumve gusa ngo wumve story ahubwo iguhe n'isomo. Uti byagenze bite rero. Umukobwa yari mwiza kakunini, umukobwa bari mwiza ari kizungereza twika urumva. Noneho buriya mu bantu baba badukunda hari igihe umuntu abagukunda akenshi usanga wowe ugukunda atari wowe ushaka, atari type yawe, none ugasanga nawe ufite undi ukunda wirirwa wirukankaho. Umukobwa rero yari afite umusore bangana akunda, ariko akagira n'undi musore usa nk'umuruta utari type ye, ariko usa nk'umuruta yari afite amafaranga kandi nyine anamwereka urukundo rwinshi. Noneho uyu mukobwa yaryamanaga n'aba batipe bombi, ariko nyine afite uwakunda ntacyo akurikiyeho, akagira n'uwakunda kuko amwitaho kuko ari wabona umukunda cyane. Ibi bikunda kuba mu bakobwa ugasanga ufite umutipe gukunda pe, ariko still n'undi ukaba ufite agatipe wirukankaho kandi nta n'ikintu kaba kakumariye. Ubwo barakundana bibaho ngaho, imyaka irashira. None wa mutipe nyine umukobwa yavuga ko nyine umutipe atari type bitewe n'uko umutipe ntabwo yari mwiza physically, nta nubwo nyine yagiraga amafaranga, ariko umukobwa yikundiraga umutipe udafite amafaranga ariko mwiza. Noneho mbo akajya aryamana nabo bombi uyu munsi akajya ha ejo akajya ha bombi ntibabimenye nyine. Hari ukuntu abakobwa rwose bagira ibanga ku buryo yari yagiye afata telefone arazifungura, arangije umwe amuha telefone ye n'induye, ku buryo nimba wowe turi kuvugana mba mfite indi telefone ku buryo utazigera usanga ndi call wait naba naje kukureba nkaba mfite simukard yawe ku buryo ubona ari wowe wenyine. Umva nyine utwo dutrike abakobwa tutuzuranyeho twakoze inama. Nuko rero imyaka updatinga nabo hafi imyaka 3. Noneho ariko akumva yikundira wa wundi udafite amafaranga, akagisha inama abantu akavuga ati se ngiye nkunduriye ariko nta gahunda bafite, kandi uyu nguyu utari mwiza we ariko ufite amafaranga afite gahunda ashaka kunshyira mu mago. Tipe nyine yaravuga ati okay, mukobwa aravuga ati nimba uyu mutipe mwiza ari wo nkunda remi nyine uyu mutipe ufite amafaranga ari ufite gahunda, ndi gukora ngeze mu myaka 29, reka mfate ufite gahunda ndekera kugira ute kuguma ndi gukurikirana ako gatipe kadafite amafaranga. Umukobwa icyo yakoze nyine yaragiye yicara ako gatipe arakabwira ati rero twakundanye igihe kinini ariko ndabona nta gahunda dufite, urukundo rwacu nta ntego ntacyo tuzageraho, bityo rero nafashe umwanzuro ko tugomba gutandukana. Mutipe nyine agira ngo ni kumwe nyine abantu bivumbura. Arangije agiye kubona umukobwa yapostinze ivi, umutipe aravuga ati mvuga ko tumaranye imyaka byagenze bite. Buriya akenshi umutipe ashobora kukubabaza pe akakwiryaho akagira uti ariko uzafata agahe gatoya ufate decision mu mutima wawe umureke, nibwo uzahita wicara uvuge ati ko wa mutipe yarankundaga. Iyo ufashe buriya n'umusore uri kukubabaza, ari nabyo nababwira, umutipe uri kukubabaza ufata akanya gato cyane umwikuremo abona uri busy, ugende wiyitire ku nzozi zawe, uzareba ukuntu agaruka yirukanka nyine ahita avuga ati nyamara umuntu yarankundaga cyacyuho zake wamuhaga kumuhamagara buri kanya, bigatuma agira ute nawe yitekereza akavuga ati ariko nshobora kwambuza umuntu ukomeye, bigatuma agaruka. Uwo mutipe rero nibwo yamyateje avuga ati umukobwa dutandukanye. Umva nyine umutipe aravuga ati ni gute uyu mukobwa twakundanye imyaka 3 nkaba muna dutandukanye cy'umuri kimwe agahita bamutera ivi. Aravuga ati ko byasa kose ibintu byari bisanzwe bihari ahubwo narakirishijwe. Ubwo yakoze ikireba yese aragenda ashakisha nimero za mutipe ugiye gutamuka, kuko nyine urumva bapanze ivi barangije bapanga ibintu byose n'ubukwe buzagenda. Umutipe yakoze iki? Yaragiye ashaka uwo mutipe, amaze kumushaza arushaka aramucaza aramubwira ati bro turi abasore twembi ariko uriya mukobwa yaradukinye,
ati nge tumaranye imyaka 3 ndetse nge tumaranye imyaka 4 ati rero ati nge yabanje kunsaba ko tubana nge mbona nta bushobozi mfite mbonye ntafite ubushobozi ndamubwira ati ihangane ndi kubitegura ati rero yabonye wowe ufite ubushobozi ayisa gushaka ariko ntabwo aruka gukunze kuko nge yabanje kubinsaba mbere yawe ubwo urumva nyine niba umutipe yarabanje kubisaba mbere ye bivuze ngo uwo yakundaga n'uwundi none umutipe aramubwira ati rero sinitaye kwa mwarakundanye mu gashwana ubwo wasanga uri no kumbeshya umutipe aramubwira ati reka nkwereke ari bimwe byacu nshaka kubabwira ngo mujye mufata umwanzuro niba waretse umuntu umureke burundu aramubwira ati reka nkwereke tusumbi nkubwiye ukanga kunyumva ati uyu munsi turi ku tariki izi ati ejo nzaguhamagara nkwereka nkoherereza video yuko twagize ute twaryamanye nyine mumva nyine nawe ugiye gukora ubukwe ntabwo utawemera amabwire umutipe atoke wenda ndamutse mbonye izo video nabona ko ibyo ngira ari ukuri umutipe ahamagara wa mukobwa mu kajwi gatuje mbwateshe ndabizi narakubabaje pe ariko basi mbabarira duhure bwa nyuma hari ikintu nshaka kukubwira umutipe arangije amutega kamera umukobwa araza urumva abantu baba bamenyereye kuryamana noneho ku bantu bakundana ari wa muntu wumva ukunda byo gupfa iyo muhuye nyine namwe urabizi haba amabara no kuvuga ngo indamutsanyo ya mbere no guhita baturana hasi umutipe arangije afata yafite ayoza umutipe ati si wambwiye yuko se umukobwa wamwizeye ko ngwari uko atankunze ati none iyi video urabona ntarongora uko nshaka kandi warateye ivi umutipe narongera bitekereza avuga ati suko ari byo uyu mukobwa ari kunkina undi mutipe aramubwira atanje aramubwira ati ubuse ko nambikoreye aho nkanarangirizamo atuzabwirwa n'iki n'ibintu umwana wa mbere uzabyara ari uwawe umutipe arongera atangira kubitekerezaho arangije ubwo yabimubwiye igihe cyo kujya mu murenge cyari cyegereje ubwo nyine umutipe mukina watangira kwibaza amagambo agatesho wari urihe mukugararira ati nari ndashuti wanjye urwaye n'inshuti ze ziramukavaringa murabiza kuvuga turakavaringana ushobora amamaga kambaza ngo turi kumwe mpitanikiriza nkavuga ngo yego turi kumwe ubwo nyine ndangije barangije umutipe aragenda bakalme mu nyumvira umusore w'inyamaswa aragenda calm down nkaho nani cyabaye ntiyabibaza n'umukobwa no umutipe nyine wundi aravuga turi amusore ni ikigo giti namweretse ko ndyamana na shiriwe namweretse n'iki n'ikiko je no kuzatana umwana wanjye ariko dore bakomeje ubukwe umutipe arakomeza baritekura none moral of the story iri ku munsi w'umurenge guys uzi ko umusore yataye umukobwa ku murenge bajya gusezerana umusore ntazi muranyumvira umunyamaswa bw'uwo musore umukobwa yiteguye rumva umukobwa mwiza uturuka mu muryango mwiza umva mbese nyine umva nawe ukorera ibirori by'umwana wawe barangije bajya ku murenge baricara bategereza umutipe baramubura none umutipe yaramuhamagaye mutushirina can't wait umva ntabwo nategereza igihe tugiye gusinyira iki aramuryoshya amuha amafoto ati dore imyenda ati iki n'iki umva nyine umukobwa agira ngo ibintu biracyahari umukobwa aragenda ajya ku murenge yageze ahamagara se sheri imizi bite ko mutaza ati tugiye kuhagera ariko akibaza ukuntu mu murenge nta nshuti y'umusore n'imwe ihari nta mufamile y'umusore ihari nyine umukobwa agira ngo ni kumwe abantu bashaka kuzira rimwe baragenda barategereza barabanza basezeranya abandi barategereza ibintu uzi ukuntu basezeranya nyine birangira umutipe ataje umukobwa ariko haciyemo nk'akanya nyiramaga we tereka amugarishiri wanjye numva ukuntu bimeze umutipe umva asanga nimero y'urwara arangije ahamagara agikoze ku nshuti ze asanga bose baziriye urwara arangije ajya kuri WhatsApp asanga umutipe yamwohereje iki ya video ari kuryamana na wa musore aramwandikira amubwira ati umva narakwizeye urambabaza narakwizeye urampemukira ngaho genda uwo musore wandutishije akugira umugore kuko niwe ukunda cyane ahita namuboroka ahantu hose muranyumvira ko gahinda kose umukobwa yagize mana yanjye nawe bikoreho wababara pe ariko mu byukuri moral of the story niba ufite umukunzi jya wihangana umukunde wenyine ureke ibyo gukunda abatipe babiri bitihise nawe byaza ibaze nawe umutipe abigukoze ku munsi w'umurenge urumva ukuntu byagutera agahinda mugiye mukunda umusore umwe mwabakobwa mwe niba ubona utamukunze mureke niba ubona atari tape yawe mureke ariko niba ufashe umwanzuro kumukunda umukunda urumwe gusa namwe mwabasore mwe mureke kutubabaza niba unkunda unkunde apana kujya numura mwaka attention mpinginga ikindi kandi kose kwihorera gutyo ni bibi cyane byatuma umuntu aniyahura
rwose niba ubona ko mu bitari bukunde muhamagare mbwete sindajya mu murenge cyangwa se ukimenya amakosa mbwete ibintu byapfuye uzi kujyana umubyeyi wawe n'abavandimwe mukicara ku murenge mugategereza umuntu mukamubura. Murakoze cyane guys, ndabakunda cyane. Yari Sogera umukobwa wanyu, mu subscribe. Thank you.